Ikaze gukurikira televiziyo y'u Rwanda muri kano kanya, ikaze muri kiganiro RSOG TalkShow, ikiganiro mugezwaho nanjye Ange Gaga Amahoro. Uyu munsi rero turi kumwe n'abadogiteri hano muri studio, nizere ko aho muri muguwe neza. Ikaze muri studio. Koze cyane. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Runyange Tharcisse, ndi umuganga uvura abagore n'abakobwa, ndi umunyamuryango wa RSOG, Rwanda Society of Obstetricians and Gynecology, nkorera mu bitaro bya Gynecologists bakunze kwita kwa Nyirinkwaya. Murakoze cyane, nanjye nitwa Ntihinyurwa Polyphile, nkaba ndi umugynecologue nk'uko bisanzwe bizwi, aribo bita abaganga b'inzobere mu by'ababyeyi, abakobwa, ariko nanone nkaba ndi narafashe andi masomo yisumbuyeho mu buzima bw'imyororokere n'ubuzima bwo kuboneza urubyaro. Umuntu ashobora kwibaza ati se umuganga ushinzwe ubuzima bw'abagore n'abakobwa akora iki? Umuganga ushinzwe ubuzima bw'abagore n'abakobwa akora by'umwihariko, areba by'umwihariko ubuvuzi ndetse n'ubuzima bw'igitsina gore, ku buzima bwabo bwihariye bw'igitsina gore. Mu by'ukuri dusangiye byinshi, abagabo n'abagore dusangiye byinshi, ariko hari umwihariko w'abagore. Uwo mwihariko rero w'abagore bitewe n'uko ari igitsina gore gusa, ubwo nibwo buzima n'ubuvuzi bw'ubwo buzima umuganga w'ababyeyi aba yarigiye. Bitumye ngira amatsiko, umunsi wanyu umeze gute mu kazi kanyu? Nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, aka gashami ka Gyneco Obstetrics cyangwa se OBGYN mu ndimi z'amahanga se cyangwa umuganga uvura abagore n'abakobwa, kagiramo utundi duce twinshi tugera kuri dutanu. Ubwo umuganga biterwa n'agace arimo, ntabwo bose batangira kimwe. Ndavuga noneho kuri wowe. Kuri njyewe niba mvura abagore n'abakobwa mu buryo bwa rusange, bitangiye biterwa, ushobora gutangira umunsi ufite abantu bo kubaga, baba bashyizeho kubaga, ushobora kubaga abaje kubyara, ushobora kubaga abafite ubundi burwayi, ushobora kugira umunsi wawe wo kubaga, ushobora kugira umunsi ukora konsili ujya gusuzuma, ugakora mu isuzumiro uwo munsi wose. Tugira n'iminsi yo gusoma, iminsi wo gusoma, ariko muri rusange turasuzuma. Baza kwisuzumisha ruje buryo umuntu uvura, habamo kuvura indwara, habamo gukora mu buryo bwo kwirinda indwara, anuza kugisha inama, bose turabakira. Umuntu wese uba witeguye kumwakira ko yaje. Rero mugenzi wanjye waminuje mu byo kuringaniza urubyaro no gufasha abantu mu bintu byerekeranye n'imyororokere, nawe umunsi we awutangira yakira abantu, arabaza we yatubwira uko Yatubwira. Yego. Nanjye bifite aho bihuriye, byose birajyanye. Cyongeye kuri ibyo ngibyo ni uko wenda ko nakongera ni uko akenshi nabo twakira twebwe nk'abaganga b'abakobwa n'abagore, hari igihe akenshi ataba ari n'umurwayi, hari n'igihe aba ari umubyeyi uje atwite. Imiterere yo kwita burya ntabwo aba arwaye. Urumva ko ubuzima bwacu twebwe noneho umunsi wacu mu biwuranga harimo kwakira umuntu uje kumufasha gukomeza ubuzima, gukomeza urugendo rwo gutanga ubuzima ku wundi muntu, ari nabyo bizageraho akabyara umwana. Noneho nkanjye mu gace kanjye, mu gashami kanjye k'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kuboneza urubyaro, harimo abatugana noneho aje kutisha inama ku cyamufasha kugira ngo ntihabyara umwana ejo bundi atabishaka, atateganyije, kugira ngo ashyiramo, niba ashaka gushyiramo imyaka 2 cyangwa 3 hagati y'umwana n'undi, akaza kutubaza amakuru yuko yabigenza ndetse tukanamufasha. Uri buze kudusobanurira neza kuva umubyeyi akiza gusaba serivisi, noneho unatugeze neza cyagiye noneho abagiye kubagwa, bigenda bite? Ni izihe serivisi mubahereza? Umuntu wese waje kwa muganga tubanze tubyumve, abo tubaga kubera ko tugiye kubabyaza, ari naho dufite uburyo bwo kuvura. Dushobora kuvura dukoresheje imiti, kuko dushobora kuvura dukoresheje kubaga, igihe twadusuzumye tugasanga akeneye kubaga. Rero umuntu twakira gute rero umurwayi aje atugana, tubanza kumva inkuru ye. Buri murwayi niwe wivura, inkuru yawe niwe tuvura. Tukagutera cyambere n'ubuha umuntu, ukamutega amatwi, ukamwubaha, ukamwakira, ukamushyira mu byo basigaye bita muri iki gihe muri mood, ukamushyira mu ahantu agatekana. Yego. Iyo amaze gutekana nibwo kwibohorera, akakubwira icyamuzinduye, ukamwumva, ukamuhumuriza, warangiza noneho ugakoresha ibyo wize, ukagenda twabyitaga gufungura utubati, ukuramo
ukaza gusiga mu bintu byinshi watekereje ukaza gusigaranamo kimwe ukamusabira ibizamini, hari ibyo dusaba muri laboratoire, hari ibyo dusaba byo gufotora kumwe kumubwira guca mu cyuma, hari n'uza akavuga ati nutancisha mu cyuma ntabwo biza kweli, ariko rero ushobora kuvura umwumvise gutyo gusa wamenya ikibazo afite. Iyo ibisubizo bije rero ugomba gusigarana kimwe. Indwara imwe ushobora gusanga afite nyinshi ariko ushobora gusigaranamo imwe ibanza ukagenda uzikurikira ukagenda ukemura bya bibazo yari afite. Ibyo bibazo rero mu kubikemura ibyo dukoresha imiti, dushobora gukoresha kubagwa. Uko umurwayi yaje, umurwayi tumufata nk'umuntu ku giti cye, umurwayi we aba yihariye ku giti cye, ntabwo ugomba kumuvura nk'uko wavuye mugenzi we ejo. Bitumye nibaza noneho ni gute mwita ku buvuzi cya gihe umubyeyi aba atwite noneho na cya gihe aba agiye kubyara, mwitaho gute muri icyo gihe? Mu by'ukuri uba urumva ko ni urugendo ruva mu rugendo rwo kuba wari umwe utwite undi muntu ushyikira mu rundi rugendo rwo kuba noneho umuntu uri kwita ku wundi muntu noneho hanze yo kuba wari umutwitse. Iyo umubyeyi atwite nk'uko Dr Runyange yari abivuze, hari gahunda ya leta iba yarashyizeho y'ibigenerwa umuntu utwite. Iyo rero dufasha umubyeyi, dufasha wa muntu utwite kugira ngo ibyo leta yose yamugeneye bimugereho, serivisi zose uko yazigenewe leta yazimugeneye zimugereho neza. Hanyuma muri ibyo ngibyo harimo kumukurikirana we ubwe tukakora uko dushoboye kugira ngo ubuzima bwe bumere neza, kuko ubuzima bwe uko bumeze neza nibwo bituma n'uwo atwite mu nda nawe amera neza. Nyuma yaho rero mu gihe cyo kwibaruka, mu gihe cyo kubyara, mu gihe cyo kubyara nanone tukamufasha kuko narwo ni urugendo rutoroshye. Umubiri we ugira imihindagurikire itandukanye, harimo y'imisemburo, harimo n'imihindagurikire igaragara ku maso, ibyo bita physical changes, nko kurumva n'umuntu wari utwite wenda yarabyibushye inda kubera yaratwite, iyo changement iraza kubaho, izo mpinduka ziraza kubaho. Hanyuma tukamwitaho kugira ngo wa mwana nawe aze ari muzima ndetse n'umubyeyi asigara ari muzima, kandi abe asigaranye ububasha bwo gukomeza kwita kuri wa mwana, kuko wa mwana ni umuntu utabasha kurya bino biryo turya. Umubyeyi noneho agakomeza kumwitaho, amugaburira, amwonsa. Agakurikira noneho urugendo rwo kwita ku mwana. Bagenzi bacu bashinzwe abana bafata iki gice cyo gukomeza kwita ku mwana, ndetse na wa mubyeyi nawe tugakomeza kumukurikirana, kuko hari indwara zishobora kuza zitewe n'uko umuntu atwite cyangwa zitewe n'uko umuntu yabyaye gusa. Ubu ngubu dufite amasantere abiri, ni ukuvuga ngo umuntu yaje kwivuza kwa muganga ashobora yaba ari kuri centre de santé, bamwohereza ku bitaro bifite umuganga wazobereye mu kubyara, ibyo umuntu ashobora gukemura ukabibona, ugasanga umuntu yenda afite, abantu babaho bakaba batagira igirisha buri kwezi, kuba wamuha imiti ukamuvura agakira, agatwita akabyara. Ari nabo usanga bafite ibindi bibazo noneho birenze, bisaba ko abantu babizobereyemo bafite na tekinoloji iri hejuru, abakenera bamwe bita gutera intanga. Dufite amasantere hano mu Rwanda abiri abikora, umwe iri mu bitaro bya gisirikare bikuru by'u Rwanda Kanombe, byo kunda kwita ibitaro bya Kanombe, byigenga byitwa Medihe, biri hano Kimihurura. Bashobora gufasha umuntu bagafata umwana, umuntu ufite nk'imyanya y'imbereye idakora cyangwa se wagize ikindi kibazo, bakaba bamufasha, amagi bakayahuza bakayatera mu. Ibyo birahari mu Rwanda, kugeza ku kigero umuntu yatekereza kujya gushaka mu bihugu byateye imbere cyangwa n'ahandi. Izi kanseri zikunda kwibasira abagore n'abakobwa mu Rwanda cyangwa muri rusange, muzirwanya gute? Noneho unazitubwira izo arizo. Urakoze cyane. Yego. Kanseri rero zikunda kwibasira abagore, hari kanseri zisanzwe mu baturage bisanzwe, nabo bashobora kuzigira nk'abandi baturage bose basanzwe. Izo wenda ntabwo ngubu ni izihariye ku myanya y'abagore, arizo zireba Gynecologists by'umwihariko. Izo navuga ni izifata imyanya myibaruko yabo, harimo izishobora gufata ku gitsina inyuma, harimo izishobora gufata ku nkondo y'umura, harimo izishobora gufata kuri nyababyeyi ubwayo, hakaba harimo n'izishobora gufata ku dusabo tw'intanga. Hejuru y'izo hakiyongeraho n'izishobora kuza mu kanseri z'amabere, usibye ko atari bo bonyine bagira kanseri z'amabere, burya n'abagabo bashobora kugira kanseri z'amabere. Noneho rero leta yacu ibyo yabyitayeho cyane mu kurwanya kanseri zibasira cyane cyane imyanya y'imyibaruko y'abagore, kugira ngo murabizi ko habayeho
gahunda yo gukingira kanseri y'inkondo y'umura. Ubundi iyo yo igira ibice twavuga ko ari nk'ibice bitatu byo kuyirwanya. Haba harimo igice cya mbere cyo kwigisha abantu, hakazaho kubakingira kugira ngo batayirwara, bahereza abakobwa bakiri batoya. Hakazamo igice cyo gusuzuma noneho icyo twita screening. Screening niho gukora isuzuma rusange kugira ngo urebe ko nta bantu bafite izo kanseri z'inkondo y'umura. Ibyo dukunda kubikora cyane cyane kuri buri muntu wese uri hejuru y'imyaka 21. Hari gahunda y'uko yari akwiriye kuza kwa muganga tukamukorera screening. Ni ukureba abantu bagiye babyita ngo ni check up mu rusange, kareba uwo nguwo uyifite, utayifite tumuha gahunda y'uburyo bwo gukomeza kwirinda na gahunda y'uburyo bwo gukomeza kuza kwisuzumisha. Hanyuma uwo tubonye ayifite tukaba twamuvura. Ukafatirana indwara. Iyo dusanga rero iyo ari ikiri ntoya, ari ikipasi, tukamuvura agakira rwose, kanseri igashira burundu. Nkunganiye ari mbere yuko ujya kuri kanseri ku nkondo y'umura birihari, abanza n'ibimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo bimenyetso bishobora kugufata, tukaba wabigufatana ukazagira kanseri mu myaka 10 cyangwa 15, ukaba wabihagarika hakiri kare. None ukuvuga ngo kafatirana umuntu. Niyo mpamvu umuntu dusaba ko ku bantu baza kwisuzumisha nyuma y'imyaka 21 cyangwa se amaze imyaka 3 ubonanye no akoze imibonano mpuzabitsina, umuntu aba agomba kujya kwa muganga buri myaka 3 cyangwa bakamuha gahunda bitewe n'ibyo bamusane. Ubundi kanseri y'inkondo y'umura wakingiye ku bantu bakaza kwisuzumisha kuri gahunda bahawe na muganga, twayigabanya kugeza kuri 99%. Ni indwara y'abantu batiyitaho badashobora iyo turazisuzuma ko ni indwara umuntu ashobora kurwanya agashoboka. Ifuka abantu babyumva, abadukurikiye babyumve, bagomba kujya kwa muganga kuko biyemeje ko tuzayikuraho mu 2030, kandi u Rwanda rw'iryo rutsinda tugomba kuba cyane tuzafasha mu abantu babuze. Yego, mwadusobanura noneho ku bijyanye no kuboneza urubyaro ariko noneho birambuye. Ubijyanye no kuboneza urubyaro, wenda nanashishikariza abadukurikiye kugira ngo bazitabire ikiganiro utaha tuzakora ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere gihariye ku kuboneza urubyaro. Ariko kuboneza urubyaro ni gahunda leta yacu yashyizemo imbaraga. Kuboneza urubyaro birimo ibice bitandukanye. Uwo ari we wese ashobora kuboneza urubyaro, yaba ukiri mutoya, yaba ari umuadolescent, yaba ari umuntu mukuru, umugabo, abagore, buri wese uri mu gihe ashobora kuba yabyaramo rwose yashobora kuboneza urubyaro. Hakaba hari uburyo butandukanye. Ubwo ni kuva ku myaka ingahe kugeza Ushobora kuboneza urubyaro wese, ubundi ko buri wese ushobora kugira ovulation ubwo ushobora kugira ihisha ry'iyi cyangwa umuntu wateri umuntu wese wahipsha cyangwa wahisama wese yarakwiriye kuba yabasha kuringaniza urubyaro. Ubundi nta myaka yihariye iyo kuvuga ngo ni imikeya ni ngiyi, usibye ko nk'ubu mu Rwanda wenda hari abagiye bagira igihe cyo kubyara bakiri batoya, cyo gusama bakiri batoya. Ubwo uwo nguwo ushyizeho imyaka ntarengwa, uwo nguwo waba umubwiye ngo we nabyare. N'imyaka yindi iyo hejuru, ariko ubundi ubusanga wenda cyakora imyaka yo hejuru iyo niyo tuzi kugera ku myaka 55. Ubundi akenshi kuboneza urubyaro biba bitakiri itegeko cyane. Hari ibyo ureberaho ukareba ko umuntu atagikeneye kuboneza urubyaro kuko aba yacuze. Cyo bakunda gutinya no kuvuga ngo uri umubyeyi cyangwa ukiri mutoya, bakunda kugira ikibazo ngo sinzabyara. Bari koresha bwa buryo sinzabyara, ntago uburyo bwo kuringaniza urubyaro bubuza umuntu kubyara. Icyo dukora ntabwo kubyara no kuvuga ngo ni systeme iri nini cyane, n'uruhererekane rw'ibintu bitangirira mu bwonko kugeza hasi hariya ku gitsina aho tubona ku myanya ndangagitsina yo hanze. No kuvuga ngo imiti dutanga rero ishobora ari itangira ibroka ihagarika uburyo ya misemburo twavuga data ikora, ari ishobora guhagarika amirera ntanga yawe ntigumye kuzana amagi, ntujye mu buryo bwo ntubona amagi, ari nishobora gutuma intanga zidashobora guhita ngo ryagi niba ryanabonetse ngo intanga zibone intangangore. Rero no kuvuga bwa buryo budahari iyo bukuvuye mu mubiri, umubiri warongera ugakora neza. Tubyita uburyo bushobora kwihagarika umubiri kongera ugasubira neza. Ari n'ububaho bw'igihe buhagarika burundu. Aho kenshi ubwo ngubwo tubaha abantu babyaye akavuga ati nta wundi mwana nkeneye, ndashaka guhagarika burundu. Ariko nabwo ntawe uhagarika burundu. Niyo wahagaritse burundu ushobora kuza wakoresha ubwo buryo bwo gufasha n'ikoranabuhanga ukongera ugasana. Ntabwo numva ko nta buryo bwo kuringaniza urubyaro. Abantu benshi
ingaruka muba mushaka no kuvuga ngo ntabwo nzongera kubyara biti utabyara. Urambwira noneho niki wabwira abantu badukurikiye kano kanya bari kureba RSOG TalkShow bagitinya gusaba izo serivisi? So kuboneza urubyaro Mm. nuko umuntu umugore utaboneza urubyaro aba ari mu gushyira ku buzima bwe mu kaga. Ubundi kuboneza urubyaro byagakwiye kuba muri serivisi umuntu agomba kubona za ngombwa. Twongeye muri zimwe twavukanye zo kurya no kuryama no kugira gute twakwiye kongeraho no kuboneza urubyaro. Ntabwo kenshi babyitaga gufunga, ni ukuboneza no kugira ngo ukore ikintu wateganyije, nk'uko badusaba gukoresha neza amafaranga twabonye no kubyara twagakwiye kubikora twabiteganyije. Ntuvuge ngo ntabwo dukwiye kuva muri ya mico yo kuvuga ngo umwana nzamuhita nyina nzamurera icyo Imana yamumpereye. No, ni twebwe tugomba kumenya umwana ukwiye kuza agomba kuza ameze gutya. Noneho ikindi arakuna umuntu yanga kuza, yenda muzabivuga mu kiganiro cy'ubutaha na Polyphile, abazitwara bataziteganyije noneho akajya gushaka ubundi buryo bwo kugira ngo yikize cya kibazo yishyizemo. Ubundi kuboneza urubyaro bituma wirinda kuzajya mu bindi bibazo birimo inyuma. Hari abantu tujya tubona birababaza kubona wavura umwana w'imyaka 15 18 wagiye agiye ku ishuri cyangwa se wari umukozi wo mu rugo ahantu bagasanga yasamye atabiteganyije, akagenda gushaka umuntu utanabizobereyemo utanabizi, akajya ugasanga nka nyababyeyi yayisha yakiniye nabi, bikaba yabura n'umuzima cyangwa akaba yabura nyababyeyi ye afite imyaka 18. Uwo muntu ubuzima bwe bwose bupfu. Rero kuringaniza kuboneza urubyaro, umuntu bitinya yegere abaganga bamwegere, ibigo by'ubuzima bimwegereye, bamuhe amasomo, bamusobanurire. Dufite ubutabo buri mu Kinyarwanda bwagiye bukorwa uburyo umuntu wese yabyumva, ariko umuntu adaciye kure nta muntu n'umwe wabura uburyo bweto ibyo twita metode yakoresha bwo kuboneza urubyaro. Waba wemera y'idini urimo neza, ufite uburyo bwawe bakubarira wabishobora ukabukurikiza, ariko uburyo bwa kizungu, uburyo bwa kamere burahari. Nta muntu ukwiye kubaho atarenganiza urubyaro. Kuki wahisemo kuba inzobere mu buvuzi bwo kwita ku bagore n'abakobwa? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza bakunda kukimbaza cyane, ubugezi wanjye nawe araza kubihereza inkuru ye. Jewe aho nakuriye mu cyaro njyewe mvuka ku Nkombo. Aho nakuriye sogokuru yajyaga yakira abantu mu rugo baje bamusanga baje kwifuza. Ntabwo yize kuvura, ariko ngira ngo aba bantu bakuru batubanjirije bari bafite uko bavangavanga utwatsi, akaba ashobora gufasha nk'abantu wavunitse ari uwagize gute. Rimwe na rimwe rero hari igihe yabaga afite n'uturinini twa paracetamol akavura abantu uri kubabara gutyo. Hanyuma rero mu byamugoraga rero harimo gufasha umugore utwite, kuko abo ngabo aza atarwaye, nta n'ibyatsi afite ari bumuhe. Yarandayije ati nawe rero ibi nibyo ngubwiye uzabikore. Nuko rero nanjye mburikira sogokuru, ubu ndi umugynecologue. Inkuru yacu ntabwo itandukanye n'iyawe. Ujya kwiga mu ishuri ukabona wagerayo bakakubwira ngo ukabona ibintu biragenda neza. Icyatumye nza muri ibi ngibi rero ni motivation natewe n'umuntu twakoranaga wari warabisipesiyareje, wari umugynecologue twakoranaga mugenzi wanjye. Nagiye mu bitaro banyohereza muri maternité, bakabwira ati urabikora neza, motiva akajya amubwira, akanyigisha utuntu, akambwira ati genda gutya. Ni nawe wambwiye ko basohoye itangazo ryo kujya kubyiga. Ni ukuvuga ngo nabo ari umuntu twakoranye mureberaho, ariko nawe akajya namusigariragaho, turajya kumfashiza mugenzi wawe byananiye gutyo na gutyo. Ahantu yampaye inzira yo kunyuramo, niwe wampaye inzira kandi ntabwo yambeshye. N'ubu turakora, yamubwira ko yafashije. Noneho tubwire mu rugendo rwo kuva mu ishuri, ukiva mu ishuri kugeza noneho uje kuba umusipesiyalisite noneho wemewe, byari bimeze bite? Ni urugendo rutoroshye, ariko none ni urugendo rwiza ruryoshye. Narangije medecine muri 2014. Iyo urangije medecine ujya gukora, leta igusaba kujya gufasha abanyarwanda. Nagiye gukora nanjye, nakoreye ku bitaro by'akarere by'Igitwe. Aho ngaho rero niho navuye nza kujya muri kaminuza, nongera gusaba njya kwiga medecine specialisation muri gyneco. Imyaka 4 ndayirangiza. Ni imyaka itaba yoroshye, kuko uba ufite abakwigisha bafite ikintu bashaka ko ugomba kumenya.
yewe hari n'igihe bageraho bakagushyira imbere bakavuga ati uvure uyu muntu, niba ari ukumubaga, niba ari ukumukorera ubuvuzi bujyanye no kubaga, umubage, turahari, ugomba kubikora neza ibi ngibi, aguhagarariye hejuru ukabikora. Noneho kubera ko no gukora ibyo wasomye mu bitabo n'ibyo abakwigisha baba barakubwiye, bigeraho ukaba wanabikorana neza kurushaho, cyane cyane iyo uri kwiga. Urwo rugendo rwo kwiga rero specialisation rwafashe imyaka 4 narwize muri kaminuza y'u Rwanda. Nyuma yaho nibwo naje kwiga ibyo kuboneza urubyaro muri Ethiopia. Nabyo byantwaye imyaka navuga ko ari 2 n'igice, ndabirangiza, ndagaruka ubu ngubu ndi gufasha abanyarwanda mu gihugu. Okay, so twese inzira iba ari imwe, twagije kwiga ubuvuzi rusange, ujya gukorera leta, ukakohereza mu bitaro by'akarere. Yewe banagiye Kibagabaga nahuriye no mugenzi wanjye, ariko gukora muri maternité nta yindi serivisi nigeze nkora kuva narangiza kwiga. Nagiye no muri byo kwimenyereza muri internship, njya mu bitaro bya Ruli banyereza muri maternité, mbamo mvuyemo batwohereje kujya gukora ku bitaro by'akarere. Ndangije umwaka nakoze Ruli, diregiteri wagikoraga aravuga ati munjyana umuganga wakoraga muri maternité. Ubwo mu diregiteri aba yanyumvise kuko abaganga benshi bakunda kujya muri maternité, tuba tuza kubivugaho kuko haba stress, katugite ni ikinyira cyaraje kitwa stress, bisaba kwita ku bantu babiri, kandi iyo ubuze umwe muri bo urababara. Iyo umuntu ugifite umutima urababara. Rwanda rero ubundi gize abavuga bati ngize amahirwe sinagera, ugomba ngiye muri kuko nagiye muri maternité ngomamo n'ubu nzagumamo, kandi no yego. Rero tujya kwiga natwe, nanjye nize imyaka 4 yiga muri kaminuza y'u Rwanda, irarangira. Biba bigoranye kuba bita kenshi tuba twarabaye abagabo, ufite ubugo, ufite izisha bagoma, ariko biremera kuko leta bitwitayeho kandi ikaduha ibikoresho byose byambuka kugira ngo. None se hari amahirwe ahari ku muntu ushaka kwimenyereza kuba umuspecialiste hano mu Rwanda? N'ubu ngubu batanze amatangazo ahamagara abantu kujya kwiga. Amahirwe arangana, bagenda ugahitamo ibyo ushaka wumva bitewe n'ibyo wumva bihuye n'umutima nama wawe n'ibyo ukunda. Amahirwe barayatanga buri mwaka, baratanga. Kaminuza y'u Rwanda yakira abantu. Ubona na societe na association yacu natwe ifite indi gahunda twatangiye, ni na university ikorera kuri Faisal, ifite abandi yakira abantu. Ari n'abandi urugaga rw'abagynecologue mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, nabo dufite abandi bantu twakira. Nta muntu ushaka kujya kwiga gynecology na obstetrics uzabura uburyo yiga. Ugiye kumbwira rero ni uruhe ruhare rwa RSOG mu gukomeza guteza imbere abagore n'abakobwa mu Rwanda? Nakoze cyane. RSOG nk'urugaga rw'abaganga bize ubuvuzi bw'abagore n'abakobwa, mu by'ukuri igihugu ntabwo cyatera imbere tudafite umugore n'umukobwa bafite ubuzima bwiza butekanye. Ubwo RSOG rero iyo mu byo yiyemeje harimo gufatanya na leta kugira ngo ubuzima bw'umugore n'umukobwa bukomeze bube buri ku kigero gishobora kugeza igihugu kuri bya terambere bikeneye. RSOG ihuza hamwe abaganga b'abagynecologue, ubwo bavura abagore n'abakobwa, ibahuriza hamwe bakarushaho kumenya gahunda za leta, bakarushaho kumenya amahirwe ahari yo kwiga bitandukanye, ndetse nayo ikadushakira andi mahirwe yo kujya kwiga no kuspecializa. Urumva rero RSOG icyo gikorwa cyayo cyo kuduhuriza hamwe, nubwo tukiri bakeya, ngira ngo mugenzi wanjye aza kukivugaho cyo kuba bakeya, nacyo ingaruka kidufitiye. RSOG yo nk'urugaga rw'abaganga b'inzobere mu by'abagore n'abakobwa, ituma mu by'ukuri umukobwa cyangwa se umugore ushaka ubuvuzi amenya aho buba, binyuze wenda nko mu biganiro nk'ibi ngibi bya RSOG TalkShow, ndetse ikanamenya abaganga bahari uko bangana n'uko bashobora gufasha aho badasanzwe bakorera. Mugenzi wanjye Dr. Tharcisse Runyange yagiye akora muri byinshi byafashije abaganga aho bari nk'abakora muri CHK, bakaba bashobora no kujya gufasha no ku bindi bitaro aho batarabona umugynecologue, ibyo twagiye twita mentorship. Nitwasoza rero ntababajije ikibazo kimwe kuri mwembi, ndashaka kumenya ese ni iki cyakorwa kugira ngo
abagore n'abakobwa ibijyanye n'imyororokere yabo birushaho kunozwa mu buvuzi bwabo? icya mbere mpamva cyose ni uko babona amakuru. Abantu bagomba bakamenya amakuru ya serivisi zihari mu gihugu cyacu, bakamenywa n'ibyo basaba. Twagize kugera uko igihugu kigenda gitera imbere nuko bagomba kugera bigenda birushaho gusobanura. Mbere yenda habagaho porogaramu zikasanga gahunda zose ziri mu kurwanya malariya kuko ni iki gihe ari ikibazo, hazamo n'igihe tugize kugira ikibazo cy'ubwami bwa sida bwari buri hejuru, bashaka gushishikaza abantu bajye gufata imiti kugira ngo ubukana butiyongera. Ubu rero tugeze tugomba kujya noneho mu ubuvuzi bwo kwirinda indwara zo mu gihe kizaza. Niba umunyarwanda ageze ku ubu ngubu life expectancy igeze ku myaka hafi 70, abo bantu hari indwara zizanwa no gukura. Niyo mpamvu bashyizeho na departement muri ikigo cy'igihugu cy'ubuzima ishinzwe indwara zitandura, arimo n'izo za kanseri nyinshi niho zijya n'ibindi bibazo byose. Rero niyo umuntu azagera ku myaka 70 tugiye kwiga noneho gushyira ingufu ko tujya kwivuza dushaka kurinda indwara zizaza mu myaka 15 20, bakatwigisha uburyo bwo kubaho. Ubundi indwara akenshi na kenshi indwara ushobora kuzirinda uhinduye uburyo bw'imibereho yawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abagore n'abakobwa gusa, n'abagabo ntabwo ukwiye kunywa inzoga ngo ugende unywe uzanywe ikaziye yose. Ntabwo umwijima wawe uzashobora uzabaho imyaka 20 ushobora kugukuramo ubwo burozi bwose bushyira ibyo. Abantu dukeneye kumenya izo information, dukwiye kumenya ayo makuru tukaba tuyazi neza, none tugatangira noneho no kwitabira izo gahunda ziba zihari. Ubu ngubu RSOG, RBC n'ibindi n'abandi baterankunga barimo barazenguruka igihugu cyose bapima abantu kanseri. Bavuye mu karere ka Rubavu, bavuye za Gicumbi, no mu minsi iri imbere barajya Kicukiro na Bugesera. Nta muntu utuye muri utwo turere bagakwiye gusiga. Akwiye kujyayo akamenya ngo inkondo yanjye muri mezite. Barimo barakoresha uburyo buhari bwa nyuma bwasohotse. Ntabwo turi bwa buri bwo hasi bwo gushakisha, oya, turakoresha igihugu kiba cyakoze bakazana ibintu byanyu bugezweho, recent technology barimo gukoresha bukoreshwa ku isi yose. Ni gute umuntu ajya gusigara iyo gahunda yaje mu karere utuyemo utagiye kandi amakuru aba yatanzwe? Ni ugukora amakuru atangwa n'abajyanama b'ubuzima, atangwa n'abantu bose. Ni ugukoresha amakuru ahari, abantu bagatangira kwiga, tukava kuvuga ngo nzajya kwa muganga ariko n'ubise nababaye umutwe cyangwa yenda tension yaguhitanye cyangwa iki. Tugomba kujyayo hakiri kare, tukajya tumenya indwara tugatangira kuzirinda zitaraza. Icyo kintu kibe numva kugira ngo gahunda yihute iyo ari yo yose y'ubuzima, dukwiye gutangira gushyira ingufu mu kintu cyitwa ubuvuzi bwo kurinda indwara. Icyo nakomeza kongeraho ni ibyo koko byo gushaka amakuru ndetse bakanayakoresha, so kubona amakuru bisa ahubwo no kuyakoresha. Kugera kwa muganga igihe ufite ibimenyetso by'indwara runaka, ndetse igihe cyose wumva ubuzima bwawe butameze neza, gera kwa muganga uwo ari we wese wageraho. Sinamwe kwitwa ku mujinekologe, uwo ugeze we wese ashobora guhita akumenyera ati ndabona icyiza no kwajya kureba umujinekologe, akakoherezayo. Noneho no gukurikira gahunda za leta, ibyo navugaga, gahunda leta ishyiramo imbaraga, harimo amateleviziyo n'ibindi binyamakuru ari ibyigenga ari ibya leta. Noneho ikindi gusangizanya amakuru, uwamenya amakuru nawe ahereze kuri mugenzi we. Natwe nuko tubayeho abaganga, natwe dusangira amakuru. Reka rero mbashimire cyane ko mwitabiye ubutumire bwacu RSOG TalkShow. Murakoze cyane, turabashimiye. Reka tubashimire cyane mwe mwakomeje gukurikira televiziyo Rwanda ku kiganiro RSOG TalkShow, ikiganiro mugezweho nanjye Ange Gaga Amahoro. Ikiganiro kiba buri wa gatanu isa 11:30 z'umugoroba. Ikindi kandi turi no kuri YouTube, ushobora kudusangaho ku murongo wacu witwa RSOG. Reka twe tuzasubira utaha.